Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora guhoberanya amafoto abiri y'abantu batandukanye, baba barigize guhura cyangwa se batarahuye, niyo baba bangana badahuza ukaba wabikora. Sinzi niba warigeze ubibona ahandi hantu nko ku mashusho media atandukanye, ukaba wibaza uburyo wabikora. Muri iyi video nicyo ngiye kukwereka. Tuguhaye ikaze rero, kora subscribe, like, share na comment, ufungure n'inzogera. Niba ari ikibazo ufite byandika muri comment tukagufasha. Hanyuma icyo usabwa ni ukubona natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, tukakwereka uburyo bikorwa step by step. Hanyuma rero turaza kuri Play Store cyangwa se App Store yacu, tuza hano muri search, aho usanzwe usacingira ama application, kandi gutya usacinga application bita Pixelverse. Ushobora kutaba ku suggestinga Pixelverse AI cyangwa se ukandikamo Pixelverse gusa, wamara kubyandikamo ugakora search, hanyuma bakuzana application nk'izi ngizi baduhaye, ariko iya nyayo uhitamo ni iyi ngiyi iri hano. Iyi natunzeho udufresh tubiri, iyi nshyize mu kazeru gutya, urayikandaho gutya. Hanyuma rero jyewe nsanzwe nyikoresha, urabona ko bari kumbwira ngo open kuri ino bara ry'ubururu cyane. Iri ngiri natunzeho agafresh. Hanyuma nawe uraza gukora install, numara kuinstalinga baza kuba bakubwira ngo open. Hanyuma nimba ayo mafoto utaba uyafite cyangwa se uyafite muri telefoni yawe, ikindi kintu ugomba gukora ni ukubanza kuyahuza. Kugira ngo uyahuze rero urakoresha application zitandukanye. Ushobora nko kuba wakoresha iyi ngiyi bita photo editor cyangwa se polish, cyangwa ugakoresha InShoot ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Wenda tuvuge urugero ko ngiye gukoresha iyi ngiyi bita polish cyangwa se photo editor. Uraza ukahita ukanda ahangaha natunze udufresh tubiri, hari akamenyetso cyo guteranya kanditseho ngo photo, ukandamo gutya, ukahita ugera muri gallery yawe. Tuvuge wenda ko ugiye gufata ino foto ya mbere, iyi ngiyi wenda nkafata n'iya kabiri, cyangwa se nabishaka nkahita afata ngashyiramo akantu aka background, wenda n'urugero. Sorry, iyi ngiyi ni ads bijemo ariko ntago bitindi itivamo. Hanyuma kano kantu wenda mvuge ko namaze kugashyiramo, nkahita nshaka uburyo nshyiramo n'aya mafoto kugira ngo yashyiremo muri application bita polish cyangwa se photo editor. Uraza uscrolling hano hirya, uze urebe hano handitse ngo add. Ahangaha natunze agafresh, numara gukandaho gutya tugera muri gallery yawe. Tuvuge urugero ko mpitamo ifoto ya mbere, mpite nkanda kuri kano kantu ka V hejuru, ubundi nyikandeho nongere wenda size yayo y'ino foto. Iyi ngiyi size nyongere, wanagiye wenda nkoresheje umuntu afite telefone, ariko nawe wakoresha umuntu uwo ari we wese. Hanyuma nindangiza kubishyiramo nkore save. Iyi ngiyi yamaze kuba yaba saved. Iyi ni ads muri ihangana, ntabwo biri gutinda. Hanyuma mpite nongera nze hano nanone kuri add hamwe nanyuze ahangaha natunze agafresh, nongere nkandeho gutya, mpite njya muri gallery yanjye, wenda ashyiremo n'umuntu ufite computer gutya, nawe mpite nongera size yiwe, mpite mbigenza gutya. Hanyuma mpite nkanda kuri V, nindangiza mpite nkanda kuri save. Hano ko biri kurodinga byamaze kwisavinga. Hanyuma mpite ngaruka muri application yacu bita Pixelverse, mpite nyikandaho, ngo nawe uraza kuhita uyikandaho. Hanyuma nimba bagusabye gukora sign up, kuko ari ubwa mbere uba ugiye kuyikoresha, uraza kubikora ukoreshe sign up bifugurwa nibyo bidatinda, birihuta. Ushyiramo email yawe gusa, bakubaza na username n'igihe wavukiye ukabishyiramo, ntabwo bitinda, nibyo byoroshye. Uraza gutungukira ahantu ameze gutya, numara kuba wabishyiramo ugakora continue cyangwa se start. Uraza gutungukira muri dashboard imeze gutya. Ikintu ukora rero, uraza ukahita ukanda ahangaha kuri kino kimenyetso cyo guteranya kirimo hano hagati, kanyibereke, ni iki ngiki, kino natunze agafresh. Uraza ugikandemo gutya, numara kugikandamo barakwereka ahantu handitse ngo upload your image, ahantu ugiye gushyira ifoto yawe, ya foto tumaze gukora mu kanya y'abantu babiri, ni ahangaha. Urahita ukanda gutya,
numara gukandamo ukore allow, hanyuma uhite ujya muri gallery yawe uhite ukanda kuri ya foto, numara kuyishyiramo barahita none bakwereka indi features hano hasi handitse ngo imagine something about the image. wowe ugiye guhita wandikamo ikintu ushaka ko amafoto yawe aza kuba yakora cyangwa se ifoto yawe washyizemo, urabyandikamo hano ntunze udufureshi twinshi, uraza ukandemo gutya, hanyuma wandikemo ngo make this person cyangwa se people on, cyangwa se ukahita wandika ngo happy together, wenda n'urugero happy together and love. Wenda naranditse ngo bankore ino foto ari abantu bishimye banaseka. Numara kubyandikamo gutya uraza uhita ukanda hano handitse ngo create. Ahangana natunze udufureshi tubiri, uhita ukandamo gutya, numara gukanda ubona ko biri kwirodinga, urategereza akanya gatoya. Hano hejuru hasi batubwira ngo your video is generating, it will notify you. Baraza kuduha notification batubwira ko video yacu bamaze kuba bayitunganya. Aka kanya rero niko gukora subscribe ugafungura n'inzogera. Nimba ari n'ikibazo ufite cyandika muri comment turagufasha maze tukagendana neza. Niba ari n'ikindi kibazo ufite cyangwa se igitekerezo kiri private wareba muri description y'iyi channel ukanze kuri iyo foto, ubundi ukaza muri groupe yacu WhatsApp ukaba watubaza cyangwa se ukatubaza tukagusubiza. Hanyuma batubwiye ngo your video is ready. Batubwiye ko video yacu bamaze kuyitunganya. Iyo bamaze kuyikora ko ari video imwe twari twabahaye gukora, hano bahise baduha ka notification kuri inbox, urabona ko hariho rimwe, reba neza hariho rimwe, uraza ugahita ukanda kuri inbox, hanyuma bagahita bakwereka muri notification, bagahita bakwereka ko ya video yawe bamaze kuyikora, bakwereka ko bamaze kuyikora ubu ngubu. Uraza ugahita uyikandaho rero, noneho bigahita birodinga, ugategereza akanya gatoya, urabona ko biri kurodinga, utegereza kugira ngo bakwereke video bagukorera. Nako noneho ba bantu video yacu bamaze kuyikora, kugira ngo wabibonye. Twari twafashe amafoto turayegeranya, ariko nako abantu bacu bahise babakora bari hamwe, bari guseka bishimye. Niyo ushaka gukora bari guhoberana urabikora, ushaka gukora bari kurwana urabikora, ushaka gukora bari kugenda urabikora. Ino video rero nimba yagufashije kura like, utange n'igitekerezo. Iyo ushaka kuba wabipostinga nka kuno twabonye muri dashboard abantu baba barabipostinze, ukanda hano kuri post, kuri no bara ryo hepfo yo mu mweru cyane, nawe ukaba wari postinga video yamaze bakazakubwira nimba ari nziza, ugatangaho comment cyangwa se ukareba na like wabonye, maze ukamenya urwego uriho mu gutunganya amavideo ukoresheje AI. Iyo ushaka kwidownloadinga rero uhita ukanda kuri kano kantu kahangaha kanditseho download, hano tunze udufureshi twinshi kugira ngo uri kukabona, ugakandaho gutya, wamara kugakandaho ugahita uza ugakanda hano handitse ngo save as, ukanda hano handitse ngo MP4, ugakandaho gutya, urabona ko iri kwidownloadinga, urategereza akanya gatoya. Batubwiye ngo download complete, ushobora kuba wayipostinga cyangwa se ukabyihorera. Hanyuma tugiye muri file yacu cyangwa se gallery yawe, ukahita uyifungura. Wamara kuyifungura ukahita uza muri video, ukandaho gutya, ukahita ukanda kuri video yawe, urabona ko yamaze kugiramo, urabona ko ari abantu bishimye bari kumwe, kandi ari amafoto abiri twagize gute twegeranyije, amafoto abiri yonyine. Urabona rero ko ari ibintu bizima kandi byiza cyane, bishobora kuba byagufasha kuzamura social media zawe neza. Wowe twabanyero nizeye ko kuzisubscribe ugafungura n'inzogera, ugatanga n'igitekerezo, ubwo nawe ubutaha mu yindi video.